ukurikije ko n'imibare yazamukaga mwashingiye kuki? Murakoze. Icyemezo cyafashwe na guverinoma cyo gukomora imirimo imwe n'imwe kugira ngo abantu bongere kuyikora nk'uko bisanzwe gifite aho gishingiye. Gishingiye ku bushakashatsi buherutse gukorwa mu gihugu hose, aho twagenzuye mu mavuriro asaga 30% mu gihugu, dusanga abarwayi bari bitabiriye bari baje kwa muganga kwivuza, cyane cyane abafite nk'ibimenyetso bijya gusa n'ibya grippe kuko bijya gusa n'ibimenyetso bya COVID-19. Turabasuzuma, dufata ibipimo kugira ngo turebe niba batarwaye iyi ndwara mu gihugu hose, ndetse tunakurikirana by'umwihariko abantu hano mu mujyi wa Kigali bagumye mu kazi. Bagumye mu kazi muri iki gihe ibintu byose byari bifunze, abantu bakora muri za bank, abantu bakora mu masosiyete itumanaho, abantu bakora mu masoko, abantu bakora mu bitaro n'ahandi hatandukanye. Twafashe ibipimo by'abantu bageze ku 4,573 mu gihugu hose. Nyuma yo kubasuzuma twasanze nta n'umwe ufite buriya burwayi bwa COVID-19. Bitugaragarira yuko mu gihugu muri abo bari mu mirimo n'abari mu ahantu hatandukanye nabo twasanze kwa muganga nkuko nabivuze. Abo bantu bose dusanga nta n'umwe ugaragaraho. Niba mbumvise neza nyakubahwa minisita, muri biriya bipimo 4,500 birenga cyane by'abari muri iyo mirimo mu mabanki, mu banyamakuru n'ahandi, niho muvuze muti nta bwandu bushya twabonyemo. Nta bwandu bushya twabonyemo. Ari cyo gipimo kitugaragariza ko iyi ndwara itari mu baturage. Itari mu baturage kugeza ubu ngubu, ari nayo ngaruka nziza y'icyemezo cyafashwe kugira ngo nyuma y'icyumweru kimwe umurwayi wa mbere abonetse habeho gufunga izi ngendo n'indi mirimo yose nk'uko tumaze iminsi tubirimo, n'izindi ngamba zafashwe zo kwirinda abantu ku giti cyabo no mu buryo bwa rusange. Icyo rero iyo niyo ngaruka y'uko iki cyemezo cyafatiwe ku gihe, kuko tutasanze abantu benshi mu gihugu barwaye nk'uko ahandi usanga bimeze. Iyo icyorezo cyamaze gukwirakwira mu baturage, iyo usuzumye gutyo ntabwo ushobora gusuzuma abantu 4,573 usange nta muntu n'umwe wanduye, ahubwo usanga benshi baranduye. Twe rero twagize amahirwe ko nta n'umwe twasanze wanduye, akaba ari ryo shingiro ryo gufata icyemezo cyo gukomora imirimo itandukanye nk'uko mwabyumvise mu itangazo ryashyizweho na nyakubahwa Premier Ministre. Hanyuma mu cyemezo cyafashwe n'inama ya guverinoma harimo icyuko mugiye gukomeza gupima abantu. Harimo vuze ibipimo 4,000 mu gihe cy'ukwezi n'igice kurenga. Noneho iki gikorwa kikaba kigiye ku gihugu cyose 12,000,000. Mufite ibipimo bizapima abo banyarwanda bose? Uko bigenda ntabwo cyane ko no muri Afurika no mu bindi bihugu byinshi iyo bagira impungenge zo gufungura bavuga bati n'ibipimo dufite byaba byiza nimwe mugumye mu rugo, kuko ubushobozi bwo gupima abantu benshi cyane ntabwo dufite. Ubushobozi bwo gupima abantu turabufite, ntabwo tuzapima abanyarwanda 12,500 zirenga, ariko tuzapima abazaba bagaragaweho ibimenyetso nabo tuzaba dukekaho ko barahuye n'abanduye. Ubwo bushobozi turabufite. Ikindi nuko wabivuze utangira uti ko hari imibare izamuka twatangazaga muri iyi minsi ishize. Oya, n'ejo mwari mwavuze 18 bashya. Nibyo rwose, ariko ni abantu tuzi aho baturuka. Ni abantu tuzi aho baturuka, tuzi uburyo binjiye mu gihugu, tuzi uburyo abo bahuye nabo, kandi nk'uko bisanzwe umuntu wanduye wese tumushakaho amakuru ahagije ku buryo tumusuzuma tukamenya umuryango we n'abo bahuye nabo tukabafata tukabasuzuma, ugaragayeho ubwandu nawe tukamuhitaho mu buryo bw'umwihariko. Bivuze rero yuko abo bantu byari kudutera ikibazo iyo uza kuba usanga abanyanyagiye ahantu, cyangwa se ukabasanga ku mipaka itandukanye, cyangwa se ukabasanga mu turere dutandukanye. Mwarabisobanuriwe, mwabibonye amatangazo yacu, aho baturuka harazwi. Hafashwe rero ingamba zikwiriye zo kugira ngo uko binjiye kuva tariki ya 20 z'uku kwezi kwa 4 gushize, twagiye tubakurikirana umunsi ku wundi, dufite amakuru yabahagije. Ntabwo rero byari kutubuza guha agaciro ibipimo twabonye mu gihugu hose ko nta burwayi buri mu baturage. Nicyo gituma twahaye agaciro ayo makuru, ariko nabo bandi tukabakurikirana by'umwihariko. Yego, ndashaka gukurikira uwo muhora w'abakekwaho indwara cyangwa barwaye, iyo traceability yabo. Mu bihugu bimwe barifashisha application ziri high tech, ushaka telefone ngo zishobora kwerekana ngo uyu yahuye n'uyu, yahura n'uyu, yahura n'uyu. Bifite ibibazo byabyo n'ibyiza byabyo. Fiability, kwizera ko amakuru muyafite yose yo gukurikira uwo muhora, biri ku kihe kigero hano mu Rwanda?
biri ku kigero cyiza kuko kuva iki cyorezo cyatangira n'ubundi nuko twabigenzaga. Buri muntu wese wagiye agaragaraho uburwayi dufite uburyo bwinshi bwo gushaka amakuru. Icya mbere ni ukuhura nawe no kumuganiriza akatubwira abantu bose yahuye nabo naho yanyuze nawe ashobora kuba yibuka, ariko dufatikanya n'izindi nzego ku buryo dushobora kumenya amakuru aho bavugana, aho yagiye handi wenda atibuka, ku buryo twabibasha kubimenya. Hari n'igihe byabaye ngombwa ko ku bantu bari bagaragayeho uburwayi mu tubyiniro tumwe na tumwe twafashe amashusho yo muri za kamera kugira ngo tumenye ngo ni bande baciye aho hantu. Iyo bibaye ngombwa bitewe n'umuntu turi gukurikirana kesi ye, dushobora kwifashisha inzego zitandukanye tukamenya amakuru ahagije. Ku buryo rero abantu ku gipimo gisaga 95 ku muntu wagaragayeho ubwandu tumenya abantu bahuye nawe. Rwose turabimenya, hari tumenye kuri 95. Hari n'igihe tumenya ko hari umuntu bahuye nawe utakiri mu gihugu, ko uramuhamagara ukumva telefone iri gusona nk'umuntu uri hanze y'igihugu. So ari nacyo cyatumye ku barwayi tumaze kugeraho ubu ngubu basaga 200 twasuzumye kuva ku munsi wa mbere, buri wese twagiye tumukorera dosiye igaragaza aho bahuye nabo bahuye nabo tugakurikirana tukamenya kugeza ku muntu wa nyuma tubasuzuma niba nta bwandu bafite. Iyo traceability nk'uko wari ubivuze dufite uko tuyikurikirana kugira ngo hatagira umuntu uducika akajya mu baturage tutazi amakuru ye. Twabivuze ko turi kumwe n'abandi bagize guverinoma mu kanya mbere y'uko ngire byo mbasobanuza. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima, nibyo koko koroshya ingamba, ariko kandi muraza no kutubwira muri uku kuzoroshya uko mwifuza uko umuturage akwiye kwitwara. Mufunguye mu by'ukuri ibikorwa byo kuvuga mu bantu bajye mu mirimo bambara agapfukamunwa, ariko kandi tuzi ko iki ni n'igihe nanone na gripe isanzwe. Nge sindi umuganga, ariko amakuru y'abaturage twebwe avuga ko mu mukamuko w'imvura na gripe isanzwe iriyongera. Mbese ntibishobora kuzabavangira muri ya traceability? Wenda mbere yo gusubiza icyo kibazo hari ikintu ushaka gusobanura neza. Gukomorera imirimo imwe n'imwe yari yarahagaze, n'ingendo mu mujyi ahangaha cyangwa no mu ntara, ntabwo bivuze ko iki cyorezo kishize, habe na gato rwose. Icyorezo kiracyahari, dufite abarwayi turi gukurikirana basaga 90 dufite muri aho tubitaho cyangwa muri za center of za treatment cyangwa aho tubavurira. Ariko hari no mu karere ibibazo birahari, turabibona mu mibare, ku buryo icyorezo kigihari. Ntabwo umuntu ugomba kumva ko habayeho gukomora kuko ari intsinzi tugiye gucelebratinga. Oya, ahubwo nuko igihe cyari kigeze dukurikije ko nta burwayi buri mu baturage mu buryo budasanzwe. Abarwaye turabafite, tuzi aho bari, nabo bahuye nabo tuzi aho bari, turi kubitaho. Ni ukuvuga rero ngo ibi byose ni ingaruka yo gushyira mu bikorwa amabwiriza igihugu cyari cyatanze. Abantu ku giti cyabo n'abantu muri rusange. Abantu ku giti cyabo bakanguriwe kwirinda kujya ahantu gukora ingendo zitari ngombwa. Abantu bakanguriwe gucika ku ngeso zo kuramukanya buri kanya. Abantu batozwa gukaraba bakoresheje amazi n'isabune cyangwa se imiti nayo yateguwe muri za igurishwa ahantu hatandukanye. Abantu bakangurirwa kuva mu minsi yashize kwambara udupfukamunwa kugira ngo birinde ko mu gihe bari kuvuga bakwanduza bagenzi babo bari imbere, birinde kwanduza ahantu undi muntu ashobora gukoraho akaba yakwandura. Bikaba bigaragara yuko ni umuco abantu batangiye gushyira mu bikorwa. Iyo ugenze hanze ukajya mu muhanda ahantu hatandukanye ubona abantu batangiye kubigira umuco mwiza. Ni ukuvuga rero yuko izo ngamba zose zafashwe ku muntu ku giti cye, twese twagiye dushyira mu bikorwa no muri sosiyete muri rusange. Izo ngamba zigomba gukomeza nta nimwe ivuyeho, ahubwo zigashimangirwa kurushaho kugira ngo ibyiza tumaze kubikuramo tubishimangire kurushaho. Nibyo koko tudasubira inyuma. Yego, muri izo ngamba zishimangiye, umuntu asomye neza ibi byemezo mwafashe imyanzuro 21 mu nama y'ejo, cyane cyane kubirebana n'izi ngamba nshya. Usangamo ko umuntu yatekereza ko Kigali irakaniye cyane kuruta uko ahandi horoheje. Kubera iki Kigali? Birumvikana kuko icyorezo cyatangiriye muri Kigali. Abantu bavaga hanze baje muri Kigali, abariho tubakirira, turabasuzuma, dusuzuma imiryango yabo n'abandi bahuye nabo. Abarwayi dufite abenshi nabo muri Kigali. Mu by'ukuri uretse umurwayi wa Byumba n'abantu bakeya bari bahuye nawe, abandi barwayi bose nabo muri Kigali.
bivuze rero ngo muri Kigali niho tugomba gushyira ingufu cyane cyane mu gumya gukurikirana neza uko ibintu bihagaze, kuko ahandi nta barwayi twasanzeyo, nta matsinda y'abarwayi twasanze mu ntara cyangwa mu turere dutandukanye ngo tube dufite itsinda hana hariya, ntaryo dufite. Itsinda turifite muri Kigali, cyo tuma tugomba gukaza ingufu muri Kigali, ariko n'ahandi hose naho amabwiriza akaba ayo kwirinda kugira ngo iki cyorezo kitaduca mu rihumye kikaba cyakwira mu gihugu. Arakoze cyane, arakoze nyakubahwa Ministre w'ubuzima Dr Ngamije Daniel. Turacyari kumwe nawe kandi namwe muri buze kugira uruhare rwo kugira ibyo musobanuza aba bayobozi turi kumwe hano muri studio. Mu kanya rero tugiye kunyarukira muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, tunyarukire no muri Minisiteri y'Ubucuruzi. Twabibabwiye ko turi kumwe nabo, nyarukiye muri studio ya gatatu. Ni mu kanya. Nitwa Kwizera Eric, akazi kanjye ka buri munsi ndi umumotari, ntwara abantu batandukanye. Muri ibi bihe turi kwirinda coronavirus, ntabwo najya mu kazi ntakarabye intoki n'amazi meza n'isabune. Ubu nibwo buryo nkaraba intoki zanjye n'amazi meza n'isabune neza hagati y'intoki, narangiza ngashyiraho amazi meza ku buryo nta hantu na hamwe coronavirus yahera imfata. Ibi nibyo bimfasha kugira ngo ngende nta kibazo mfite. Ntabwo ntwara ku buryo mba nizeye ko nta coronavirus nabanduza. Narangiza nkihanagura neza. Ndabakangurira gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus. Twari tubibabwiye nshuti mukurikiye Radio Rwanda, twari tubibabwiye kandi turacyakomeza kubibabwira nshuti mukurikiye televiziyo y'u Rwanda. Ngeze muri studio ya gatatu ahari nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'imibereho myiza y'abaturage, Honorable Professor SHYAKA Anastase. Ikaze. Murakoze cyane. Aha muri studio ya gatatu kandi turi kumwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Honorable SORAYA Hakuziyaremye. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Reka duhere kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'imibereho myiza y'abaturage. Ubu ntekereje ko nshobora kuva i Rubavu nkagera i Karongi, nkagera Rusizi, nkava Rusizi nkaza Nyamagabe, Huye nkazamuka nagera mu Ruhango, nkinyurira mu Mayaga, nkatunguka Nyamata nkagenda nkanyura hirya mu Gisaka Zaza, nkajya Ngoma nkaza Kayonza nkajya Gatsibo nkavayo nkajya za Gicumbi, sinze mu mujyi wa Kigali. Ndabyemerewe nyakubahwa dukurikije itangazo? Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko mwabyumvise ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byemeje ko ingamba nshya zizubakira ku bijyanye n'ingendo n'uko ingendo mu turere n'ingendo mu ntara imwe ziremewe ndetse no mu mujyi wa Kigali, ariko udasohoka mu mujyi wa Kigali utava no mu ntara ngo ujye mu yindi ziremewe. Aho bishingiye rero mu mujyi wa Kigali ngira ngo birumvikana nk'uko Minisitiri w'Ubuzima yari amaze kubibasobanurira, aha niho icyorezo cyagaragaye cyane, ni naho habanje guma mu rugo yibanze bikomeye kugira ngo dushobore kugikumira. Ariko ikindi cya kabiri ntaranajya no mu kibazo warumbajije, nagira ngo dusabe abanyarwanda, icyorezo kiracyahari nk'uko byari bimaze kuvuga, tutirara. Yego. Ni ingamba nshya zigamije nazo kugira ngo twirinde hari ibyo dukora, hari imirimo ikomeza, ariko twirinde tutirara ngo tuvuge ngo ubu byarangiye reka turegeze. Icyo warubajije rero, ushobora kuva i Huye ukaza i Muhanga mu ngendo, waba ukoresheje imodoka yawe, waba ukoresheje n'imodoka rusange, ibyo biremewe. Ariko kujya va mu ntara ujya mu yindi ntabwo byemewe, kuko impamvu nanone zumvikana. Ariko nubwo byemewe, ni ingingo F, serivisi zemerewe kongera gukora. Muravuga muti ni kabineti,
gutwara abantu mu buryo rusange cyangwa ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo biremewe gukora hagati mu ntara. Hagati mu ntara, Ntabwo ari hagati y'intara ubwazo. Ntabwo ari hagati y'intara n'izindi. Ni mu ntara, mu turere tugize intara, muri iyo ntara ni mu mujyi wa Kigali, ariko turere tugize umujyi wa Kigali ushobora kuva i Nyamirambo ukajya i Kanombe cyangwa ukajya Kimironko, ariko nagira ngo nanone twibutse nubwo byemewe ntabwo ari ngombwa ko abantu bose biroha mu muhanda n'izo modoka n'iki, kandi ikindi gikomeye nuko hazubahirizwa amabwiriza abigenga kugira ngo na kwa kutegerana gushoboke. Ni ukuvuga ko abatwara imodoka zitwara abantu amabwiriza agiye kujyaho uko zizajya abantu bazajya bicara, ariko byo bikubahirizwa. Niba bavuga ngo hagati y'intebe, niba ari intebe 3 bavuga ngo ricara kuri imwe cyangwa harasigama imwe iticaweho, niko bigomba kugenda. Hari amabwiriza rero aherekeza ibi byemezo agomba nayo gukurikizwa kugira ngo dukomeze twirinde. Ikindi cya kabiri atarasohoka, ariko ubu ntarasohoka ayo mabwiriza. Ntabwo ari amabwiriza nk'ayo byemezo by'abaminisitiri, ni ibyo bisobanuro bijyanye n'uburyo ibi byemezo bishyirwa mu bikorwa. Ni ukuvuga rura igenga urwego rutwara abantu kugira ngo uku kwirinda gushoboke, kandi imodoka zigenda biragenda bite. Iyo rura iragenda ivuga iti kuri muri imodoka ya bisi itwara abantu ifite ubundi itwara abantu 24 mu busanzwe, ubu ngubu bizatwara bangahe, wenda ni 10 cyangwa ni 12. Ariko n'uburyo bicara, kuko kwirinda birakomeza, kwirinda byo birakomeza. Imodoka zishobora gukomorerwa zikagenda, ariko kwirinda birakomeza kubera ko icyorezo turacyari kumwe nacyo. Ikindi nagira ngo ngarukeho nuko izi ngamba nshya zishyizweho kugira ngo zikurikizwe, zubahirizwe. Dusaba inzego zose bireba, ari inzego z'ibanze, ariko cyane cyane abaturage, na mbere yuko haba inzego zifasha mwishyira mu bikorwa, natwe nk'abaturage tubanze tugire ibakwe ryo kugira uruhare muri uko kwirinda no gukomeza gufasha ku buryo izi ngamba koko zose zishyirwa mu bikorwa. Hanyuma ikindi rero nanone nuko nkuko muri ibyo byemezo bihari, hari n'ahantu hahurira abantu benshi, ngira ngo minisitiri w'ubucuruzi araza kubigarukaho. Nanone turabizi nko nk'amasoko birasaba ko tugira uburyo no kuri ayo masoko twari dusanzwe tubikora, ariko twongera imbaraga. Icya gatatu wenda nagira ngo mvuge nuko ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri bizatangira gushyirwa mu bikorwa ku wa mbere. Dusabe rero abantu bose iyi minsi 2, uyu munsi ejo n'ejo bundi 2 n'igice, tuyikoreshe ahubwo dutegura uburyo izi ngamba nshya zigiye gushyirwa mu bikorwa. Niba ari ahantu hacururizwa bazahagarara he, bazinjira bate, bizagenda bite, ngira ngo tuyikoreshe kugira ngo twitegure gushyira mu bikorwa izi ngamba nshya, dukomeze twirinde. Murakoze cyane. Nkuko nari mu mwanya nabibazaga minisitiri w'ubuzima, navugaga nti mu mujyi wa Kigali niho ubona ingamba zidadiye cyane kandi yabisobanuye, ariko nanone mushinzwe n'imibereho myiza y'abaturage. Mu mibereho myiza hari umwanzuro uvuga uti uwagize ibyago noneho umubare w'abamutabara niwo mwawongereye kugera ku bantu 30. Hanyuma hari icyo abantu bajya bavuga, je sindi umuhanga mu mategeko, nyumva bayavuga abandi bayize, kandi nabyo ni byiza, ntabwo twese twakwiga ibintu bimwe. Ukavuga bati buryo iki tegeko ritavuze kiremewe. Ese ko mwavuze wagize ibyago, abagiraga ubukwe abantu bose baraba batese ubukwe byo ko mwacecetse ku bijyanye n'ubukwe. Ese abantu bari bujye mu mirimo, ubushize twumvise umupastori bafashe yagiye ku rusengero. Ese ubu none umupastori yajya ku rusengero mu kazi ka administration? Murakoze cyane, ngira ngo nanone rwose tubyumve kimwe. Hari ibyo utahagarika nk'ibyo by'umuntu witabye Imana, ugomba gushyingurwa mu Kinyarwanda, turamuherekeza n'abantu bake tukabikora. Ariko iby'ibirori bindi dusabe rwose Abanyarwanda bihangane, ibyari ubukwe bitaza guhinduka ikiriyo. Gushyingira, kujya mu bukwe nk'uko ibyemezo by'ubushize byari byabihagaritse, ibi byemezo bishya ntabwo byabifunguye, birabujijwe. Nta muyobozi w'umurenge uza gusezeranya, nta bukwe buri bube. Nyamuneka rwose Banyarwandakazi mwihangane kugira ngo ibyishimo by'ubukwe muzabigire byuzuye, hato tutabyihutiramo ibyari ubukwe bigahinduka ikiriyo. Kubera iki icyo cyemezo inama y'abaminisitiri yagifashe ityo? Icya mbere
muzi ko ubukwe bugira uko bukorwa mu kinyarwanda. Mbere yuko abantu bajya gusezerana barabanza bakajya no gusaba, nicyo kinyarwanda. Kandi iyo basabye ubukwe busaba isaba rihuza imiryango, urabyumva neza. Iyo uhuje imiryango kwa kutegerana ubwo ngubwo ubutandukanye nabyo. Icya kabiri, na nyuma yo kujya mu murenge cyangwa gusezerana mu mategeko, uko bigenda abemera abayoboke b'amadini n'amatorero bajya no mu nsengero, ubu zirafunze. Ariko ikindi gikomeye aho abantu bose bakora bajya no bagira n'ibirori, ibirori by'ubukwe byo kwishimira abageni. Uyu munsi ibyo birori nibyo mvuga ko byahagaritswe, kandi nta yindi mpamvu ni ukugira ngo dushobore kwirinda. Ntabwo rero wakwemera akantu kamwe kandi gafite serivisi zindi bijyana, kandi zigomba kuzihagarika kugira ngo abanyarwanda bashobore kwirinda. Niba iyo ngingo yabaye ihagaritswe, nta kindi cyahagaritse, ni ukugira ngo dushobore kurinda abanyarwanda. Kuko urumva uretse uvuze ngo abantu ntibajye basezerane, ubwo baragomba no kwishimira ko bashakanye, bagomba no kugira ibirori bijyanye n'ibyo. Urumva ibyo bibazo byajyana nabyo ntabwo wabona uko bigarura. Twifuje rero ko iyo serivisi dukomeza kwihangana nk'uko ibyemezo bibivuga, mu gihe runaka kitari kera inama y'abaminisitiri yongera igasubiramo ibyemezo kugira ngo turebe aho tugeze, kandi turabizirikana. Tuzi ko hari abifuza rwose kurushinga, ariko turabifuriza kwitonda gato kugira ngo barushinge ruzakomera, aho kugira ngo barushinge umwe arwaza undi, cyangwa bose barwara, cyangwa na bamwe muri abo n'inshuti zabo n'abavandimwe nabo bahavana ibibazo. Ni ugushyiraho ingamba zikomeye ziziga zituma rwose tudaha icyuho ahantu hose hagaragara intege nke, noneho ahubwo tukahavana imirimo ya administration. Nyakubahwa Ministre, za ministeri, abantu ku giti cyabo, ibyo rwose imirimo irakorwa. Icya mbere ni uko turakomeza gukoresha uburyo twakoreshaga kugira ngo abantu benshi bakorere mu rugo, ariko za ministeri, ibigo bya leta, abikorera, abacuruzi, abafite amangazini bemerewe gufungura imirimo yabo bagakora. Ariko abajya mu biro bakaba ari wa mubare muto ushoboka w'abakozi ba ngombwa. Uko byagenda kose abo bakozi ba ngombwa ntibari bakwiye kurenza icya kabiri cy'abari basanzwe bahakorera. Kubera iki cya kabiri ni ukuvuga ngo babaye na kimwe cya gatatu byaba byiza kurushaho. Ariko urukiramende tutarenza ni 50% y'abari basanzwe bakorera aho, kugira ngo nibura kwa kutegerana mu biro kubahirizwa. Abacuruzi mu twihanganire, sinabibagiwe, ndacyari kumwe na Nyakubahwa Ministre ubashinzwe, arahari rwose, ndabizeza ko ahari. Ariko Nyakubahwa Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, iyo kabineti yanzuye ngo inama n'amakoraniro rusange birabujijwe, amakoraniro turayumvise, inama zibujijwe ni zingana iki? Ni inama yose? Inama zibera ahantu rusange, za nama duhamagaza, ni inama yaba igiye kuganira ku bintu runaka, izo nama zirabujijwe. Ubu nka bodi y'iki kigo ntiyaterana? Ibyo biratandukanye. Ibyo biratandukanye, icyo nari ngiye kugeraho. Ariko kubera ko imirimo yemewe, imirimo iremewe kandi ku bantu bake bashoboka. Muri uru rugo turimo rwa RBA, tuvuge ko rufite abakozi 100, uretse wenda ko RBA n'ubundi yari isanzwe yemewe gukora nk'abanyamakuru, kandi dufite Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cyangwa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Abakozi babo baraza mu kazi. Niba baza mu kazi rero kandi bakaza batarenze wa mubare, ariko baraza kugira uburyo bahura nk'abakozi baganira. Niba bajyaga bahura ari 30, ubu baraza guhura ari 10 ko bo bahari, baganire ku bijyanye n'inshingano n'akazi kabo kugira ngo iyo mirimo ikomeze. Ni ukuvuga izo mu by'ukuri ntabwo ari izo nama tuvuga, turavuga za nama rusange zo hanze. Ariko inama zishingiye ku mirimo abantu barimo gukora, bakora naho bakorera no mu rwego rumwe, izo nama mu by'ukuri ntabwo ari izo nama tuvuga muri iri tangazo. Iyo ni imirimo isanzwe. Ubwo bari mu kazi, ntibasohotse mu kigo cyabo, niho bakorera, bari mu kazi gasanzwe. Iyo rero ntabwo ari yo nama. Izi nama tuvuga aha ni za zindi ushyira ku matangazo, ukavuga ikigo runaka kirakoresha inama ku kuganira ku ngingo runaka, cyatumiye societe civile, cyatumiye abavuye mu turere, cyatumiye abavuye muri za ministeri runaka, cyatumiyemo n'abacuruzi. Izo nama zo ntabwo zemewe. Nawe izikorerwa mu rwego runaka zijyanye n'imirimo rukora,
ako ni akazi nyine ubwo baba bari mu kazi gasanzwe. murakoze cyane. Nabizi ubu hari uwibaza ngo iyo umutubariza ngo mbese kujya gusurana biremewe, turaza kumuha umwanya nabyo agira icyo abivugaho. Turi kumwe na nyakubahwa Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Abacuruzi mwiriwe, ariko ubundi ndibwira ko namwe muradukurikiye kandi mugomba kuba muri mu bishimiye cyane ko hari imirimo yadohowe kandi ni twese. Reka rero nyakubahwa Minisitiri, nibyo hafunguwe ibikorwa, abantu ntibave mu ngo bajye mu mirimo, ingendo z'ibizangombwa. Amasoko 50% kugira ngo 50% muyimenye neza ko ari iri mu isoko, muzabigenzura muti? Murakoze kuri icyo kibazo cy'amasoko. Nk'uko byagarutsweho na Minisitiri ushinzwe ubuzima na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, twagira ngo twongere imbaraga kuko amasoko yarasanzwe akora acuruza ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze, ariko tugasanga yuko kugira ngo twubahirize aya mabwiriza cyane cyane yo kugira ngo abantu bategerane basigiye intera nibura ya metero imwe hagati yabo, amasoko twagena uko nayo yajya akora. Ubu abemererwa kujya muri ayo masoko bahakorera ni 50%, ariko bakashobora no gusimburana. Aho rero kugira ngo bikunde nuko dukorana n'abagenga ayo masoko n'inzego z'umutekano hamwe n'inzego z'ibanze, nk'uko n'ubundi muri ibi bihe twari turimo byaguma mu rugo twakomezaga gukorana n'izi nzego, cyane cyane tureba ko abantu bubahiriza aya mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, banubahiriza ibiciro byashyizweho. Akaba rero ari akazi twari tumazemo n'ubundi minsi, ku buryo bitazagorana kugira ngo izi ngamba zashyizweho nazo zubahirizwe. Ariko nanone reka turebe za ngendo mu kanya Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavugaga zemewe hagati y'intara n'indi, noneho n'imirimo yafunguwe muri Kigali, kandi n'imirimo yafunguwe harimo n'ubwubatsi n'ibindi. Kw'ibikoresho by'ibanze bimwe byashakirwaga hano i Kigali, imodoka zavaga mu ntara zije i Kigali ari zizanye gusa ibiribwa, amavuta, peteroli na essence n'ibindi, abo bo bari bworoherezwe bati? Abantu bafite amashantiye mu ntara abo nabo turaborohereza, kuko nk'uko tworohereje n'ubundi abatwaraga ibintu muri iki gihe cya lockdown, yuko bashobora kubijyana mu zindi ntara ndetse n'ibituruka hanze bikaba byakomezaga kuza, ni nako n'abagomba kujya mu ntara kubera impamvu z'akazi, ari abajyanye ibikoresho by'ibanze nko ku mashantiye nk'uko mubivuga, ariko n'inganda zose ntago zikorera mu ntara. Abakiriya babo ni ukuvuga yuko ibikorerwa mu ntara bigomba kuza gucururizwa byaba mu mujyi wa Kigali n'iyindi mijyi, nabyo biremererwa, biroroherezwa kugenda. Akaba hari n'amabwiriza turi butange yuko izo mpushya zitangwa byaba mu banyenganda n'abacuruzi, ku buryo biborohereza gukora akazi kabo. Abantu basanzwe bacuruza, reka dufate izi nzu z'ubucuruzi ziri moderne, ugiye nka hariya muri Chic, ugiye hano muri Kigali Heights, ushobora gusangamo abantu basangiye block bakodesha, ariko umuntu wese afite ibyo acuruza. Iriya rotation bazayikora bate kugira ngo tumenye ko muri kiriya cyumba harimo gukoramo 50% by'abagombye kuba bakoreramo? Aho naho niho turi bukorane, kuko nanone izi ngamba zo kwirinda ni nako yaba umucuruzi yaba ufite uwikorera nawe icyo ashaka ni ukwirinda, kurinda abakozi akoresha no kurinda abaza bamugana n'abaguzi muri rusange. Ni ukuvuga ko turi buganire nabo ku buryo nayo iyo rotation twavuga uko gusimburana bikunda, kuko nta kuntu n'abantu niba bajyaga bakorana imbere y'iki cyorezo begeranye cyane, ibyo bigomba guhinduka. Hari byinshi iki cyorezo kidusaba guhindura kugira ngo turinde n'ubuzima bwacu. Ibyo rero nabyo ni bimwe mu biganiro tubugirane nabo kugira ngo bumvikane uko bazajya bakora, kandi nuko koroherezwa. Ubu abantu ni nkaho tuvuye ko nta muntu wari ufite ubucuruzi usibye ubu bw'ibanze wakoraga. Aha dufunguye gato, ariko nanone ntago dushaka gusubira inyuma, aho twasanga iyi ndwara yakomeje gukwirakwizwa byaba kubera ubucuruzi cyangwa ibi byatwafunguye. Aho niho natwe tugira ngo rwose dufatanye n'abacuruzi bihangane, ntago bashobora kongera gukora nk'uko bakoraga, ariko ndumva benshi bamaze kumva izi ngamba twafashe, ari no ubwo birareba n'abandi bari mu masaro do coiffure, ugasanga arogosha, undi aratunganya imisatsi, undi aratunganya inzara, bagomba kujya bumvikana ukora ejo hagakora undi.
abantu benshi banagiye babaza batese muri ibi bikorwa mwafunguye n'amasalon de coiffure arimo kuko nabyo ni ubucuruzi nk'ubundi ni serivisi itangwa ariko bakubahiriza cyane cyane aya mabwiriza yashyizweho ngo twirinde iki cyorezo ari ukuvuga yuko nabo uko bakora bagomba gushyiramo iyi ntera bagomba kwirinda bagomba kuba bafite izi masks udupfukamunwa bagomba kuba bambaye gloves kugira ngo birinde kuko ari abantu bakora begeranye cyane n'abakiriya ibyo rero tukazaba tubibafashamo kugira ngo iyi ntera nicyo cya mbere tugomba babe bafite ibyo bikoresho bituma birinda ubwabo ariko n'intera hagati yabo ubwabo na hagati yabo n'abakiriya uko bishobotse byubahirizwe ni ukuvuga ngo muri rusange ubu twitegeko kuwa mbere mu Gakiriro aha hepfo y'iyi nzu turimo ni hafi ahangaha kubaza umujyi wa Kigali turumva y'inyundo twumve y'imashini ihinda yego ariko atari abantu bacucitse ibyo rwose bigomba kumvikana ari nayo mpamvu ko badatuye hamwe nyakubahwa minisitiri bazajya inama bati ngo bamenye ngo uyu munsi we ntuze n'injye uri bukore abo bantu burya baba bafite ubuyobozi nayo mpamvu no mu masoko bitworohereza buri soko rifite umuyobozi bafite n'icyo bita aba chef de zone abo nibo dukorana n'ubundi umunsi ku wundi kugira ngo bikemuke nyakubahwa yego mwari mufite ijambo rero nicyo navugaga ko n'ubuyobozi bw'aya masoko ubu hari inshingano zindi tugiye kubongereraho kugira ngo dufatanye nabo ntibashaka ko abacururiza mu masoko yabo cyangwa se nabo mu dukiriro barwara ubwo rero ni ukuvuga ko aya mabwiriza ari bukurikizwe murakoze cyane turaha umwanya Gloria Mukamabano ariko hari utubazo tubiri nshaka kubaza minisitiri hari abanyarwanda batuye muri Kigali batuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali aha hakurya ku Ruyenzi Karumuna hakurya y'Akagera ndetse ukagera n'Inyamata ariko bavuga ati twe turi abanyakigali batuye hirya ya Kigali bazaza mu kazi bati wenda mu bijyanira na byandi byo gusurana nigeze gukomozaho murakoze cyane ngira ngo nkuko twatangiye tubivuga izi ngamba dushyiraho turazishyiriraho impamvu kandi iki cyorezo iyo kigiye kuza ntabwo giteguza nta nubwo kigira impuhwe ngo nyamara uyu muntu reka mubabarire kubera ko yambutse Nyabarongo iyo kije akize niyo mpamvu dusaba rwose ko ingamba dushyiraho ni ingamba ziba zatekerejweho zigamije kuturinda kutugira ibibazo ari nayo mpamvu no gusurana turagira inama abanyarwanda ko baba babyihoreye yo gusura ingendo zitari ngombwa tuzihorere gusurana bitari ngombwa tube tubyihoreye ushobora kujya gusura umuntu wenda ugira ngo mujye guseka no gutebya no gusangira byeri ukagira ibyago nyuma y'ibyumweru bibiri ukamusura arwaye cyangwa nawe akaza kugusura warwaye cyangwa mwembi mwarwaye rwose turifuza ko dukomeza kongera umurego imbaraga mu kwirinda mu buryo bwose bushoboka icy'ingendo birumvikana ko ntabwo amabwiriza nk'aya agenda areba buri kantu kose umuntu wese n'urugo na buri rugo ni amabwiriza rusange asabwa ko tuyakira tugakomeza tukagira ukwihangana tugakomeza umutsi kugira ngo bikunde niba tuvuga ngo muri Kigali niho hagaragaye ko hari ikibazo tukaba dusaba ko abatuye hanze ya Kigali n'abari muri Kigali guhura n'ingendo hagati yabo zihagarara atari uko tudashaka ko bahura ahubwo ari uko dushaka kubarinda n'uwo muntu utuye hakurya ku Ruyenzi n'ubundi ntiyazaga muri Kigali rwose niyihangane abagumye hariya ku Ruyenzi kugira ngo ishyamba ribanze ribe ryeru kubera ko uyu munsi nahoze nsoma hari uwavuze kare ati n'abakorera amafaranga nyamuneka nimukore gahunda uyu mwaka mutekereze ko mugomba kubaho mbere yuko mutekereza inyungu ati nimugire ubuzima bwanyu inyungu zizaza nyuma muzazikorera umwaka utaha n'ubukurikiye n'ubu rero abadukurikiye rwose reka dushyire imbaraga mu kubaho ariko no kuba bazima noneho ibindi nibyo twifuza bindi bishoboka tuzagende tubishakira undi murongo nyuma gato ariko amabwiriza ubu ashyizweho ni ukugira ngo adufashe muri uru rugendo nkaba nanagira ngo rwose nanashimire muri iyi minsi tumaze iminsi isaga 40 abanyarwanda muri rusange iki cyerekezo n'izi ngamba uru rugamba rwo kwirinda twajyanyemo turabasaba rwose bakomeze tujyanemo dukomeze dutere indi ntambwe ibindi byumweru 2-3 cyangwa igihe bizasabwa cyose kugira ngo ariko iminsi izakurikiraho yose tuzabe turi bazima kandi tubayeho neza murakoze cyane reka dusubire muri studio ya mbere Gloria Mukamabano nyarukira kuri social media ku mbuga nkoranyambaga byari byo byose baradukurikiye kandi nabo bafite ibyo bashaka gusobanuza muri iki kiganiro
urakoze cyane Barore Cleophas, nibyo nk'uko bivuze hari ibitekerezo bitandukanye cyangwa se n'ibibazo byagiye bibazwa n'abakurikiye iki kiganiro kigaruka ku bijyanye no gusobanura neza izi ngamba nshya zashyizweho. Reka duhere kwitwa Rugamba na Cre yanditse ati muze kwitsa ku buryo bwo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali, ese kwasiteri zizaba zemerewe gutwara abantu bangahe? Ese mu ntara naho ntabwo moto zemerewe gutwara abagenzi, na cyane ko hari zone nyinshi zitagerwamo na public transport, ati kandi abantu bahafite ibikorwa. Uyu rero ni Rugamba Anacre. Undi watwandikiye ni uwitwa Habineza Marcel yanditse ati murakoze kudufasha kumenya birambuye ku byemezo byafashwe n'inama y'abaminisitiri, ati badusobanurire uko ingendo na transport bimeze hano muri Kigali. Bus cyangwa se Yutong zatwaraga abantu babyigana bahagaze, ati na kwasiteri zizakomeza gutwara abantu nka mbere. Uwitwa Habimana Alex nawe ni uwatwandikiye yanditse ati nk'umuntu utuye mu ntara hafi ya Kigali ariko akazi ka buri munsi agakorera i Kigali, ati bizagenda bite? Naho undi watwandikiye ni uwitwa Jean-Marie Vianney Habumugisha, ati mwiriweho neza, mutubarize uko abanyeshuri biga kaminuza bazakomeza gukurikirana amasomo yabo, ati nanone mumbarize Minister of Health cyangwa se Ministre w'ubuzima, ati yashaka ko tumubariza Ministre w'ubuzima. Hanyuma nanone undi watwandikiye ni uwitwa Rutaganya Kazoza Jackson yanditse ati abanyeshuri ba kaminuza basigaye ku mashuri yabo biteze ko amasomo azahita akomeza, ibi bihe bikaba bibasanzeyo, ati bakwiye gufashwa bakagera mu miryango yabo. Ngira ngo iki cyo ni igitekerezo yatangaga. Undi watwandikiye ari nawe dusorezaho ni uwitwa Habimana Frank, ati mwibuke mutubarize uko za salo zitunganya imisatsi niba ziri mu byafunguwe n'uburyo zizakoramo, cyangwa se niba hari andi mabwiriza y'umwihariko azireba. Ngira ngo iki cyo cyari cyanasubijwe. Barore Cleophas, rero ni ibibazo bitandukanye cyangwa se ibitekerezo byatanzwe kuri Twitter. Murakoze cyane Gloria Mukamabano, inshuti muteze amatwi Radio Rwanda kandi namwe mukurikiye televiziyo y'u Rwanda. Turacyari kumwe n'abaminisitiri, tugarutse muri studio yacu ya gatatu. Reka mpere kuri iki kijyanye no gutwara abantu n'ibintu. Bamwe baravuga ati mu mujyi wa Kigali se mu ntara ko moto zafashaga abantu kugeraho imodoka zitageraga. Ibyo ngibyo ngira ngo Minisitiri Shyaka ari buze kubisubiza, ariko reka mpere kuri iki cya transport. Ubundi wa mugani na mbere gato hakiza aya mabwiriza atarongerwamo imbaraga cyane nubwo nta gihe atazigize. Hari igihe bavuga bati yego imodoka zitwara abantu, ariko iyatwaraga 30 itware 15. Ibyo bihita bizanamo ya mibare. Nge sindi umucuruzi, ariko abacuruzi babara vuba cyane, kavuga ati natwaraga 30 nteganya kwinjiza ibihumbi yenda 30, n'intwara 15 ndahomba, ndakorera mu gihombo. Haba twakwikanga ko hashobora kuba hagiye kurekurwa imodoka zitwara bake, ariko igiciro cy'abazagenda bakiyemeza kukishyura cyazamutse. Ibyo nabyo turimo turabirebaho, kuko n'ubundi abantu bajyaga batwara bari bugabanuke. Ni ukuvuga yuko koko hari amafaranga bajyaga binjiza ari bugabanuka, ariko ntidushaka ko oya nibyo bakonsoma. Rega imodoka ntigenda itanguye amavuta. Absolutely. Ariko aho ngaho niho turimo gukorana na RURA ishyiraho ibi biciro kugira ngo irebe neza nyuma yo kunoza izi ngamba nuko ziri bukurikizwe ingaruka zagera ku giciro n'ubundi cya transport. Turebe ibyashoboka, ariko nanone icyo nashakaga gusobanura ari nacyo dushobora no gushimira n'abacuruzi n'abo mu rwego rw'abikorera, nuko bumva ko ibi bihe bidasanzwe. Uburyo uko dukorana nabyo ni ikintu gikomeye kugira ngo ari abaturage abo bakoresha izo public transport ndetse n'ibicuruzwa bidahenda cyane, kuko tuzi ko hari abantu nk'ubu bari bamaze ukwezi badakora. Hari abandi bungu b'imirimo itashoboye gutangira. Ibyo nabyo ni ukugira ngo tworoherane twese, ariko twese dufatanye kuri uru rugamba kugira ngo hatagira bamwe babangamirwa n'izi ngamba twashyizeho. Minisitiri Shyaka ngira ngo bavuze icyaziriya moto, ati nko mu cyaro ntiyasayidira umuntu. Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bibivuga, icya mbere moto ntabwo ziri mu byakomorewe, ubu turakomeza gukurikiza ibyemezo twakurikizaga. Nta cyahindutse ku bijyanye na moto, kandi ku mpamvu zumvikana,
kuko cyane cyane ibisabwa kugira ngo nko ku modoka ibyo dusaba kugira ngo tube tuzi neza koko uru rugendo rugiye gukorerwa muri kwasiteri rugiye kunoga biragaragara ko ubisabye kuri moto bishobora kuruhanya. Turasanamo social distance cyangwa se kuba abantu bategeranye, ariko ntabwo byoroshye kubwira umuntu utwaye moto ngo ye kwegerana n'uwahetse inyuma. Ariko moto zemerewe gukomeza gutwara imizigo, ariko moto ntizemerewe gutwara abantu, kuko moto itwaye umuntu baba bafatanye uzi ko namufataho. Ntabwo rero wabwira umuntu ngo ukoresha moto kandi ahubwo nyine hari abatekerezaga batuma umumotari akambara kasike ndo watwaye ntayambare bombi bakambara agapfukamunwa, ariko bo nabashakisha solution no gushakisha. Ariko reka twe gushakisha, reka twe gushakisha bishobora kudutera ibibazo mu buzima. Imodoka byumvikane neza, imodoka impamvu zemerewe nuko mu modoka ushobora gushyiramo umwanya hagati y'umugenzi n'undi no hagati y'umushoferi n'abagenzi. Ariko kuri moto iyo umuntu atwaye undi ari babiri umwe afata undi, niko bimeze, niko kuri. Ubwo rero nta mwanya urimo. Niyo mpamvu moto twaba tuzihoreye, kubera ko icyo twakunguka tuziretse zikagenda ntaho gihuriye n'icyo twahomba tuziretse. Ubwo rero ntabwo dushaka igihombo, cyane cyane igihombo kizana gikora ku buzima bw'Abanyarwanda. Ikindi cya kabiri nanone cyagarutsweho ngira ngo ni ibijyanye n'abanyeshuri, nabyo banza babikomojeho. Yego, babikomojeho. Abanyeshuri ngira ngo ikibazo kirumvikana. Natwe turakoresha iyi minsi ibiri, turafatanya na Minisiteri y'Uburezi muri iyi minsi ibiri yo kwiteguriza ingamba nshya n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, turebe abo banyeshuri aho bari, turebe n'igisubizo twaha icyo kibazo. Ariko ni ikibazo cyumvikana, umuntu yarazi ko wenda amashuri azatangira mu kwezi gutaha kandi uwo amashuri azatangira mu kwezi kwa 9. Turafatanya rero n'inzego z'ibanze zo twamaze kuziteguza kugira ngo turebe ahantu abo banyeshuri bari, noneho tunarebe n'igisubizo twaha icyo kibazo. Ariko cyo ni ikintu cyumvikana. Ubwo bari muri Kigali bajya mu ntara, naho twavugana n'izindi nzego tukareba igisubizo cyahabwa ikibazo nk'icyo cyihariye n'icyakorwa na Minisiteri y'Ubuzima ikatugira inama n'icyakorwa mbere y'uko abo banyeshuri bajya mu ntara. Ndatekereza ko harimo nko kubapima, nko kureba ese nta cyorezo baba bajyanyeyo, se ni bazima. Ariko ibyo turaza kureba uko tubiganiraho. Bavuze icyo basigaye muri kaminuza kugira ngo bashobora kuba bari mu bushakashatsi, bari mu biki, ariko bigatinda. Kavuga batese bo bafashwa bate gutaha. Icyo rwose turaza gufatanya na Minisiteri y'inzego bireba, Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'ibana n'inzego z'umutekano. Dukurikirane turebe uko abo bantu barangana iki, bari hehe, barifuza kujya he. Ariko turibwira ko tuza kubiganiraho tugashaka igisubizo cyaba kirambye kuri icyo kibazo. Hari kambe nsubiye, ariko mu kanya bategure dusubire muri studio ya kabiri aho nahoze na Minister. Waracyari yo ndashaka kugira icyo mubaza, ariko ndi hano. Muraba mutekereza kuri iki nanone gishya, hari ikintu gishya kiri muri izi ngamba kijyanye n'umukwabo. Muri ya rege yo bavuze ngo kuva saa 2 z'ijoro kugera saa 11 za mu gitondo. Ese uyu mukwabu ni mu gihugu hose, ni mu mujyi wa Kigali? Mwaba mudusubiza kugira ngo tube twitegura no kumva Minister. ngira ngo mu Kinyarwanda iyo umuntu avuze umukwabo bifite ukundi byumvikana. Ariko tunatekereze umunsi ugira amasaha 24. Gahunda twari turimo ni guma mu rugo amasaha 24, sibyo? Yego. None ubu gahunda tugiyemo irabwira abantu ngo nyamuneka nimugume mu rugo saa 2 z'ijoro, mwe muri aho kugera saa 11 za mu gitondo. Rwose nyamuneka muramenye mwe gucaracara, kuko mwe kugendagenda, mwigumire mu rugo, kubera ko ubundi mu by'ukuri ubuzima bw'ikigoroba twari tuzi bibukorerwamo n'utubari n'iki mukomeze n'ubundi mwigumire mu rugo. Ariko bitaza kumvikana ko ari umukwaba, ari ishyano ryaguye. Ni za ngamba zo kugira ngo niba twafunguye imirimo igiye gukorwa, abantu bagiye kwigira mu bucuruzi. Ubundi hari abari bamenyereye ko iyo ubucuruzi burangiye yikatira akigira ahantu, akigira mu kabari, akarambya, agasasa, akazageza saa 5 agatarama. Ni ukubwira abantu ngo mutahe kare, imirimo y'ukore, ariko wimenye ujye mu kazi, uve mu kazi utahe. Kuko tuzirikane ko icyorezo kiracyahari. Turakomeza za ngamba zo kugira ngo tukirinde, kizageraho gishoberwe, kiberereke kitubise, noneho dusubire mu buzima busanzwe. Ariko ntabwo ari umukwabo wo kuvuga ngo intambara yarose yindi kwa kundi ko za ntambara tuzi. Ni ukugira ngo tuzirikane ko ni amasaha ngira ngo 8 cyangwa 9 yaguma mu rugo ugereranyije na 28. N'ubundi hari 15 abantu bashobora gusohoka kugira ngo umwana bibonye. Niba ari umuntu umwe
ashobora kuva mu rugo rwe, ubundi twaravuga ngo nturenge igipangu cyawe, ariko ubu wanasohoka ukagorora ingingo niba uri wenyine, ugakora ka siporo hanze. Ka siporo nta kandi ni ukugenda kugira ngo ugorore ingingo ugagaruka mu rugo. Ngira ngo birumvikana ko hari intambwe yatewe mu rwego rwo kuvuga ngo hari ibyo twashoboye, hari icyorezo twakumiriye, hari umusaruro turimo tuvanamo, dufite icyizere, ariko twe kwirara, reka dushyireho n'izi ngamba zindi kugira ngo dukomeze tujyane. Murakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel, muri iki gihe cyane muri iyi minsi ya nyuma hari itsinda ry'abantu bigaragara ko basa n'aho ari bo bagiye batahurwamo abafite ubu bwandu, abashoferi b'amakamyo. Mu ngamba zafashwe twabonye ko ngira ngo ni ukuzana ibicuruzwa bakabigeza ku mupaka, hanyuma bagahinduranya imodoka, abashoferi imodoka zigakomeza. Uyu munsi wa none mukurikije uko mu bihugu byo mu karere byifashe, murabona nubwo imipaka ifunze, hari ibihugu tuzi rwose ibyo bisa naho bari mu bikorwa byabo, bari iwabo, bari mu bikorwa byabo, hari n'abashoferi barimo kuzana ibyo bintu, ariko habonetsemo umubare muri iyi minsi uri hejuru cyane w'abanduye. Buriya bucuruzi ahubwo ntimuzageraho mugasaba ko ingamba zirushaho gukazwa? Murakoze, babisobanuye. Ingamba zirahari zo kugira ngo twirinde yuko abo bashoferi bajyaga bava mu bihugu duturanye bakomeza urugendo rwabo bakagera mu mujyi wa Kigali ndetse bakajya no mu ntara bitewe n'ibyo bikoreye n'aho babijyanye. Nk'uko bisobanuye ni uko bazajya bakirirwa ku mupaka, bahererekanya imodoka n'abashoferi baturutse mu Rwanda kandi tuba tuzi ko basuzumwe, noneho aba aribo binjira mu gihugu bajyana imizigo bari bazanye. Ni ukugira ngo tugabanye urwo ruhererekanya hagati y'abashoferi bava mu bihugu duturanye n'abaturarwanda muri rusange, kuko ni uburyo bwo gukumira ko haba hari icyorezo hanze y'igihugu kitakwinjira mu gihugu binyuze muri iyo nzira y'abashoferi, kuko isuzuma ry'imibare muri iyi minsi 7 ishize koko byagaragaje ko hari ikibazo umuntu atakwirengagiza cy'ubwandu mu bashoferi bajyaga bazana imizigo batwaye imodoka bava mu bihugu bitandukanye bihana imbibi n'igihugu cyacu. Hari ibipimo mwigeze gukomozaho ko mugiye uzakomeza gupima abantu benshi bashoboka no hirya no hino, ya save bwa bushakashatsi mwakoze mwari mwatubwiye ko mwabukoreye mu bitaro 30, mugiye kongera umubare waho bukorerwa? Ese ubundi hari ubundi bumenyi bisaba gupima ku buryo muvuga muti n'abakozi twarabahuguye? Abakozi barahuguwe, nta nubwo gusa twabikoze mu bitaro 30, ubwo twabikoze muri 30% y'ibitaro. Ni ukuvuga rero ibitaro n'ibigo nderabuzima ni umubare munini w'ahantu twagiye tujya. Ubushobozi rero burahari n'abakozi barahuguwe. Yego hari ubumenyi bisaba kugira ngo bashe gusuzuma, gufata ibyo usuzuma no kubisuzuma mu byuma bibasha kubikora. Ibyo byose twarabikoze, dufite umubare uhagije w'abakozi bashobora gukora icyo gikorwa. Ikindi ni uko dushishikariza abantu cyane cyane abafite amakuru ku muntu waba ufite buriya burwayi nawe bahuye nawe ku giti cyabo. Abarwayi turabasaba ko bakwimenyekanisha igihe ufite ibimenyetso ubona ko ari iby'iriya ndwara twese twagumye kwigisha, uhamagara kuri ya nimero 114, cyangwa se niba mu muryango uzi umuntu uyifite rwose mushishikarize gutanga amakuru kugira ngo tumusange aho ari, tumusuzume. Abo yahuye nabo bose nabo tubasuzume, nta kiguzi, nta mafaranga dusaba, ahubwo ni ukugira ngo umuntu amenye uko ahagaze, niba yaranduye avurwe, niba kandi ataranduye arusheho kwirinda iriya ndwara. Ubwo bushobozi burahari. Ubutumwa umuntu yatanga ni uko ni twebwe tugomba guhagarika indwara. Umuntu wese ku giti cye, abo babana, ababyeyi mu miryango, abayobozi, abakoresha, buri wese afite uruhare mu gushyira mu bikorwa izi ngamba zose zafashwe. Iyo bizisuzumye usanga hari icyo umuyobozi w'umuryango agomba gukora kugira ngo umuryango we wirinde iriya ndwara, hari icyo umuyobozi w'ibanze agomba gukora, hari icyo umukoresha ku kazi agomba gukora, hari icyo buri munyarwanda ku giti cye agomba gukora, hari nyiri basi uzatwara abagenzi agomba gukora. Ni ukuvuga ngo twese dushyizemo akacu, buri muntu wese akumva ko igikorwa kimureba. Gukumira iriya ndwara bidufiteho inyungu nyinshi cyane. Nibaza ko
aribwo butumwa bukomeye tugomba kuzirikana. Inzego z'ubuzima zizakora akazi zishinzwe, tuzagumya gusuzuma, tuzagumya gukurikirana imibare y'icyorezo, tuzagumya gukurikirana itsinda iryo ari ryo ryose rishobora kugaragaraho ubu burwayi, ariko ni intambara twese tugomba kurwana nk'Abanyarwanda kugira ngo tuzatsinde iki cyorezo. Kugeza ubu hari abakize mwagiye musezerera barataha, mukomeza kubakurikirana, mufite amakuru yabo, nta wongeye gupika crise ngo abe yakongera kurwara agaruke? Dufite amakuru yabo, turanabakurikirana by'umwihariko kuko ubushakashatsi kuri iyi ndwara bugenda butanga amakuru menshi atandukanye, na turashaka kureba ku giti cyacu nko mu Rwanda niba abo bantu bagumye kubaho neza, niba nta wongeye kwandura. Duba dufite telefone zabo, tuba dufite abo babana mu miryango ku buryo tubuze umwe ntitubura undi. Rero ndetse bamwe twongeye kubahamagaza kugira ngo tubasuzume turebe niba bakimeze neza, bagifite abasirikare mu mubiri bahagije bari bagaragaje umunsi basezererwa. Ni ukuvuga ngo ni itsinda ry'abantu dukurikirana abo twasezereye buri nyuma y'iminsi 14 tumenya amakuru yabo, uko buri wese arangije icyiciro cy'iminsi 14 tuzagenda tumuhamagaza kugira ngo tumenye uko ahagaze. Murakoze cyane, reka dusubire muri studio ya mbere. Gloria Mukamabano, Gloria mukanya turamuha umwanya, ariko nyakubahwa Minisitiri w'Ubucuruzi, usomye izi ngamba nshya, hari biragora buriya kuba uri umupasiteri ukabariza abanyakabari, ariko nanone ndihangana mbibaze, hari abavuga bati amahoteli yakomorewe, kandi hari serivisi amahoteli yatangaga zatangirwaga no mu mabari. Batese twebwe tuzizi iki? Ubwo ndavuga bajya kwica inyota no kurya ndetse n'ibindi. Urakoze kuri icyo kibazo. Ndumva abantu batagombye kubitekereza nk'uko zaba serivisi zitemewe gufungura ubu ngubu ngo wumve ko ari nk'igihano, ahubwo ni uko mu buryo tubona abantu bashobora kwanduriramo indwara ni ahantu abantu bahurira ari benshi. Akenshi iyo abantu bagiye gusangira muri za bare, ni uko bagomba guhura bagasabana, baba begeranye. Akaba ariyo mpamvu rero tubona yuko twaba turetse gufungura izo bare. Ni ibintu nk'abafite izo bare cyangwa se n'abakunda kuzijyamo bumva bibabangamiye, ariko ni imwe muri sacrifice cyangwa ko kwihangana tugomba kugira ngo mbere na mbere iki cyorezo kidakwirakwira mu bantu. Hoteli zo nubwo nazo zifite serivisi zijya gusa na bare, hari n'izindi serivisi zitanga twumvaga zo zishoboka gukorwa kandi abantu bategeranye. Ari nayo icyo twanakurikije mu gufungura za resitora, nazo no kugira ngo abantu zizakora ariko zubahiriza aya mabwiriza y'uko abantu batakwegerana, kandi n'amasaha nayo twazihaye ni uko saa moya z'ijoro ziba zafunze ku buryo tugabanya uko bishobotse ko iki cyorezo cyakwirakwira mu bantu. Tugarutse nanone kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'imibereho myiza y'abaturage, hari iyo wumva uko abantu bavuga baganira reba ishyirwa mu bikorwa ry'izi ngingo, hari abibaza batese ni ukuvuga ko ibi byumweru 2 byongereweho nibyo kugira ngo murebe hano muri Kigali, ariko nanone bakavuga batese umuntu ushaka kuba yava muri Kigali akagenda enda adateganya kuhagaruka, we ntiyapimwa akagenda? Murakoze. Ngira ngo amabwiriza kuri iyo ngingo arabivuga mu buryo butomoye. Ingendo ziri hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ntabwo zemewe rwose. Tugerageze ibintu byose byasubikwa bikigizayo, tubyigizeyo, tubanze twubahirize amabwiriza uko ameze. Ingendo zindi nazo ntabwo ari ukuvuga ngo kubera ko byemewe ngo buriya bagiye n'ugiye yagiye gukora ubusa ngo nawe nagende, nabyo ntibyari bikwiye. N'icyana biteye nuko binagaragara ko Abanyarwanda muri rusange iyo ahagaragara ko nta bibazo byinshi bihari, nabo ubwabo hari ukuntu bashyiramo kaferi, banakomeze nako gaferi bagashyiremo. Kandi rwose izi ngamba kugira ngo Minisitiri w'Ubuzima yabivuze neza, icyo zigamije no kugira ngo ziturinde, kandi icyorezo ntaho cyagiye, kiracyahari. Dufite uko twagikumiye, dufite uko kitagize kiduca mu myanya y'intoki, ariko dukomeze turangayeho gato, ntabwo cyatugisha inama cyakwiyongera. Ibyo nibyo twifuza. Birumvikana ko ifata ingamba nk'izi, cyane cyane ingamba zirinda ubuzima, ntabwo byaba ari ibintu byoroshye gusa, kuko ari ibyoroshye nyine biba ari nta kiguzi. Hari naho biza kudutonekamo, ariko kubera ko icyo turinda gikomeye kurushaho
ari ubuzima bwacu, ubuzima bw'inshuti zacu, ubuzima bw'igihugu, turihangana icyo kiguzi tugitange twubahiriza aya mabwiriza. Reka twongere dusubire muri studio ya mbere. Gloria Mukamabano, turagana ku musozo, ariko kandi hari ibindi bibazo biri ku mbuga nkoranyambaga nanone wabidusangiza bakabisubiza. Nibyo Barore, hari ibitekerezo n'ibibazo bitugezeho muri aka kanya. Hari uwatubwiye ku mbuga nkoranyambaga, ndabona batarabishyiraho ariko birabonetse. Uwitwa Muhire Rodrigue aravuze ati mutubarize ingamba bafite ku gice cyegereye umupaka wa Rusumo, ati ni umupaka unyuraho abantu benshi batwara amakamyo, ese abaturage baho bitware gute? Undi watwandikiye ni uwitwa Valence twagize ihirwe, ati nitwa Valence ntuye Kanombe, ati NGOs nyinshi zikorera mu baturage, zikorera mu ntara, ati zibafasha gutera imbere kandi zifite icyicaro i Kigali, ati se bazaba bemerewe kujya guhura n'abagenerwabikorwa babo? Undi yagize ati ni uwitwa Aline, ati ikigaragara igihugu cyacu cyubahirije amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, ariko ntibyaba ari nko kuruhira ubusa mu gihe bimwe mu bihugu by'ibituranyi bitubahiriza aya mabwiriza, ati mwamara izo mpungenge z'uko abo baturanyi batazagaruka bakatwanduza. Undi watwandikiye ni uwitwa Umuhire Kent, yanditse ati mu batubarize, ese abarimu bigisha mu bigo byigenga bahagaritswe nta buryo leta yafatanya n'ibyo bigo hakarebwa uko bafashwa, ko bitoroshye ko mwarimu yazageza muri September agihumeka w'abazima? Uwo ni Umuhire Kent, nuko yanditse arabaza, abandi nabo baratanga ibitekerezo. Barore. Urakoze cyane Mukamabano Gloria. Reka mpere kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, n'ubundi mu mwanya rimwe mwari mufite ijambo murarisubukuye. Rero hari iki kibazo bavuze bati abarimu, hari abakorera leta, hari n'abakoreraga amashuri yigenga yahembaga kuko ababyeyi barishye minerivare, bati ese ubwo bizagenda bite? Ngira ngo hari n'ikiganiro cyihariye ahari tuzategura na Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone icyo ngicyo nge ndashaka kucyuzurizaho ikivuga ngo gahunda zo gufasha abantu bari barahuye n'ikibazo zirakomeza, cyangwa mufite ukuntu zigiye koroshywa nazo kubera ko abantu bemerewe kujya mu mirimo isimbura kwa kuguma mu rugo? Murakoze Barore, ngira ngo hari icyo umuntu yavuga kuri izi ngingo. Icya mbere cyo ndariho mpere icyo mwarimu baje cyajyanye n'abarimu mu mashuri yigenga n'ayandi. Ngira ngo Minisiteri y'Uburezi irimo irabitekerezaho kandi irifuza kuzatanga ibisobanuro byimbitse byaguye, ariko ikigaragara cyo nuko ibi ari byo gutekerezwaho. Icyo warubajije rero kijyanye n'ubutabazi, ngira ngo gufasha abantu babuze amafunguro kubera ko badakora, byakorwaga kubera ko nyine abantu badakora. Ibyiciro bigiye gusubira mu kazi, niba umuntu yari bamufashaga kubera ko yogoshaga saro zogosha zidakora bakaba basubiye ku kazi, birumvikana ahubwo ko agiye bumufatanyabikorwa wo gufasha niba hari abandi bakeneye ubundi bufasha. Ariko niba tuvuye hari batwaraga moto akaba atarayitwara mu mujyi wa Kigali kubera ko nta n'isamba afite yahingamo ngo abone uko yitunga, birumvikana ko nanone muri iyi minsi ibiri tugiye gukorana n'inzego bireba kugira ngo tubone, ariko ikigaragara cyo nuko nyine byumvikana ko abo tuzafasha bazagabanuka cyane, nk'uko n'imirimo isigaye itakomorewe cyangwa itasubiye mu gukora nayo yagabanutse cyane. Turibwira ko izaba niyo bahaba bazaba ari bake cyane. Ikindi nagira ngo imiryango NGOs abafatanyabikorwa bayo baba mu byaro kandi iyo ifite ibyicaro i Kigali, icyo rwose nagira ngo wagisubiza neza, yavuga ati ubu bwo byagendaga bite? Ariko ntagiye kure, ni ukuvuga ngo NGOs nyinshi nk'izo n'ubundi zifite aho zikorera mu ntara. Biroroshye rero, ntabwo ari ngombwa ko umuntu NGO runaka ifite umufatanyabikorwa Rusizi cyangwa Nyaruguru iba ifite n'ibiro by'intara cyangwa by'akarere Huye cyangwa se na Karongi. Aho ngaho abafite nk'uko bimeze n'ahandi mu rwego rw'intara bazabegera, ariko tunibuke ko dufite n'ikoranabuhanga. Nzi ko n'ubu ngubu hari benshi bambwiraga bati abafatanyabikorwa bacu dufite ko tubageraho mu buryo bw'ikoranabuhanga n'ubundi. Ngira ngo ikindi cyari gikomojweho ko bagenzi banjye baranyunganira, ariko nk'uko bari babivuze,
nubwo ingendo zakomorewe mu ntara ariko hari uturere dufite umwihariko w'ibibazo runaka biba bihari. Duhaye urugero rwa Rusumo, ariko hari n'ahandi hari abafite ariya masantere arimo abantu bagaragaraho cyangwa bari muri karantine. Hari uturere nka Tungahe tugaragaraho ko ari dufite umwihariko, ari nk'iyi Rusumo, ubwo ni muri Kirehe bavugaga. Aha naho nubwo ingendo zemewe kandi ingendo mu ntara ziremewe, ariko naho zitemewe icyo tugamije ni ukwirinda. Niba rero uwo mwihariko wa Rusumo usaba ko tugira gahunda yihariye y'uko twahangana n'iki cyorezo, abantu bafite uko bagenda, ariko aho dukeneye kwirinda no kongera imbaraga mu kwirinda nabyo tukabikora, naho tuzabikora. Kandi ibyo birahari. Turifuza kuganira n'ubuyobozi bw'utwo turere dufite umwihariko runaka, ubwo na Kirehe irimo, kubera imiterere yaho, kubera ko ibibazo tuhabona, kubera ingamba zo kwirinda bisaba. Icyo bisaba kugira ngo twirinde rwose, haba Kirehe, haba Kagitumba, haba Musanze, haba Rubavu, haba Huye, haba hehe, turabikora kugira ngo tugende tunoza ishyirwa mu bikorwa ry'izi ngamba zigamije, kuko icyo tugamije twese no kugira ngo abanyarwanda tubarinde nabo birinde. Ni ukuvuga rero nitugera ahantu tukahasanga umwihariko runaka usaba ko, ni urugero, dusaba ko na za hoteli zihari ziba ziretse. Utanze nk'urugero nk'aho ngaho Rusumo ngira ngo nta n'izihari. Niba bisaba ko hoteli na resitora ziba ziretse, uwo mwihariko ari cyo bisaba kugira ngo dushobore kwirinda, cyangwa se bisi ziba ziretse kujyayo, kugira ngo bisi nibyo byoroshye kuko hari umuhanda, bigasaba ko bisi ziba ziretse kujya Rusumo kugira ngo tutaza kugira ikibazo ko duhuza Rusumo na Kayonza, none ugasanga na Kayonza ibayemo ibibazo. Ibyo turabikora, iyo gahunda imiraganirwaho ni ishyira mu bikorwa ry'iyi, ariko rigamije kwirinda cyane cyane rwose. Nabyo nagira ngo mbamare impungenge, iki kibazo yaravuze ni ikibazo gifite ireme, turakizi kandi turimo turagikoraho ku buryo tuza kubigenza kugira ngo dushobore kwirinda twese nk'abanyarwanda. Ikibazo cya nyuma ashaka kubaza Minisita w'Ubucuruzi, ibintu byari bimaze igihe mu madepo, birashoboka ko hari uzafungura agasanga byarononekaye, birashoboka byarengeje igihe, birashoboka cyangwa se akaba yari amaze igihe mu rugo adakora, ariko akafungurirwa akajya mu mpamyi yo gushaka inyungu zirenze biciro muri bubigenze mute kugira ngo iyo mpamyi yo gushaka inyungu y'umurengera y'iminsi yaramaze adakora iveho? Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko nko mu bucuruzi hari bamwe batashoboye gukora, abenshi ntabwo bari bagikora muri iyi minsi 40 ishize. Ariko nanone ingamba twashyizeho kugira ngo turengere abaguzi, kugira ngo ibiciro by'ibiribwa cyangwa se ibikoreshwa mu isuku bitiyongera ku mpamvu zitemewe cyangwa mu bantu basarurira mu nduru nk'uko babivuga. Izo ngamba zizakomeza no ku bindi bicuruzwa bitari byemerewe gukora, nk'ibyabi by'ibyubatsi, byaba se amangazini y'imyenda n'ayandi yose yemerewe gufungura. Icyo kizakomeza. Ikindi cya kabiri ni uko nk'ibyo mwavugaga, abantu bafite ibintu mu madepo byaba byararengeje igihe. Urebye ibintu birenze igihe, bya bindi by'ibiribwa n'ubundi twemereye ko bikomeza gucuruzwa, aho nta mpungenge dufite. Kandi hari n'abo twagiye twemerera yuko nk'ibintu bari bafite, cyane cyane wenda nk'abanyenganda batashoboraga gukora nk'uko bisanzwe, bagenda bakavanamo ibintu bari bafite muri stoke bikajya byaya ku masoko, ku buryo aho nta mpungenge cyane. Ariko uko iminsi igenda ikurikirana, ni nako hari n'ibindi bibazo bigenda bigaragara. Hari n'ibibazo nk'ubu by'ubuziranenge twabonye cyane cyane nko mu nganda za kawunga, mwagiye munabibona mu matangazo ko hari zimwe twafunze. Turagira ngo abantu batabona ko ingamba zashyizweho zo kurwanya iki cyorezo zitwibagiza n'izindi ngamba twari dufite. Ibintu bigomba kujya ku isoko bigomba kuba bifite ubuziranenge. Iby'isuku byo ni na ngombwa cyane cyane muri iki gihe turimo kurwanya iki cyorezo. Ingamba rero zo kurengera abaguzi ntizihinduka. Ntawemerewe kuzamura ibiciro ku buryo butari nyabwo cyangwa ashaka inyungu irenzeho, kandi burya nta nyungu urimo urasarurira mu nduru, ntabwo waba uri umuntu w'umucuruzi ushaka ubucuruzi burambye. Ari nayo mpamvu ingamba zihari zo gukomeza inspections no kukugenzura turi zubushyiremo imbaraga. Ariko honorable, iyo umuntu acuruza aba anatekereza kujya kurangura,
twitegure ko Rwandair mu minsi iri imbere abacuruzi basubira i Dubai. ingendo zo mu ndege ku bacuruzi cyangwa se n'abantu batandukanye mu mirimo itandukanye ntago zemewe n'ubu ziracyafunze. Icyemewe ni ibicuruzwa cargo, n'ubu murabizi ko Rwandair ikijyana ibintu byacu twohereza mu mahanga ikaba yavanayo n'ibindi, ariko abacuruzi ubwabo ntago bemerewe kugenda kuri iyi saha. Murakoze cyane Honorable Minister w'ubuzima. Dusoza mbere yuko nsubiza ijambo Gloria muri studio ya mbere, nibyo mwabisobanuye, ariko kandi noneho uyu munsi ari umuntu ugiye gusohoka mu nzu, yari amaze igihe hari mu nzu, harimo urubyiruko bari bamenyereye guhana utubizu n'ibindi no gusurana. Murabwira iki abantu muri iyi minsi mu by'ukuri? Icyo tubabwira ni uko nabivuze mbere, iki cyorezo kiracyahari, ntabwo icyorezo cyari cyashira. Ingamba zose zo kukirinda tugomba kuzikomeza, abantu ku giti cyabo cyangwa n'abaturage muri rusange. Wari ubivuze ngo abantu bagiye gusohoka, bagomba gusohoka bazirikana uko bagomba kwitwara nk'uko biri mu itangazo ryasohotse. Bagomba gusohoka bambaye udupfukamunwa, bagomba kwirinda kuramukanya nk'uko bari basanzwe babikora kera, bagomba gukaraba bifashishije isabune n'amazi, bagomba gukoresha ziriya products zihari za hand sanitizer kugira ngo babashe gukaraba neza. Ikindi bagomba kwirinda kujya ahantu bacucitse cyangwa kwicara bacucitse, babisobanuye haba muri bus ajya ku kazi cyangwa ajya n'ahandi. Hari amabwiriza azatangwa asobanura ukuntu abantu bagomba kwicara bahanye intera, ariko nibura metero imwe igomba kuba hagati ya mugenzi wawe kugira ngo muticara mucucitse ukaba wakwandura cyangwa ukaba wamwanduza. Ayo ni amabwiriza y'ibanze ari no mu itangazo ryasohotse, twese tugomba kuzirikana, tukirinda ingendo zitari ngombwa, kuko ibyo ushobora gukora udakoze urugendo rwose bikore. Kuvuga ngo niba ushobora kurangiza icyo washaka gukora uri mu rugo ukoresheje ikoranabuhanga, haba kwishyura serivisi waba usabye, bikore, aho kugira ngo ufate urugendo ugiye guhura n'abandi bitari ngombwa. Ikindi tugomba kuzirikana ko iyi ndwara iracyafite byinshi twigisha, ni indwara nshyashya. Tugomba rero kudafata risiki ari yose kugira ngo umuntu utagomba kuva aho ari ngo agende akore urugendo atinde hamwe n'abantu. Kiriya bavuze wakise ngo ni umukwabo, mu by'ukuri si umukwabo nk'uko minisita yabivuze, ahubwo ni ukugira ngo tugabanye uko guhura kw'abantu mu masaha akuze bitari ngombwa, kuko turacyari mu gihe cyo kureba niba ibyiza twagezeho mu kwirinda iki cyorezo tubishimangira aho kugira ngo dusubire inyuma. Nicyo nshaka kurangirizaho. Wari uvuze urubyiruko, rwa rubyiruko nirwo rukunda kuba nyuma y'amasaha y'akazi hanze, yewe n'abantu bakuru. Tubyirinde kuko ntabwo ari ngombwa, igihe nikiragera, igihe nikigera abantu bazabimenyeshwa. Murakoze cyane. Reka dusubize ijambo rero mugenzi wacu Gloria mu Kamabano akomeze n'andi makuru.